kurwana na social media, kurwana na marangamutima. Nyine mama yakubwiye ngo bino bintu nisanze ndi jyenyine. Usibye umuryango wanjye nyine uyavugaho ko yaje Kigali yibye kandi yaje yizanye. Ni wa wundi wavuzwe iby'amashusho atera akabariro n'umugore we. Amashusho yeje benshi inyuma y'igihome. Ni wa wundi kandi warezwe mu minsi yashize, akurikiranweho ibyaha bigera kuri 7. Ni wa wundi ufite imana itangaje, mu ndirimbo nyinshi ze zivuga ku rukundo n'ubuzima. Ni wa wundi wemereye mu rukiko ko yatangiye gukoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi yiga mu mashuri yisumbuye. Ni wa wundi kandi benshi badashidikanya ku bwiza bw'umugore we, nubwo kugeza ubu batarasezerana imbere y'amategeko y'u Rwanda. Niyo naba naravuga izina rye ndakeka batangiye kumumenya. Benshi bati ubwamamare bwaramurenze ananirwa kubishyira ku murongo, none atangiye kwiruka mu magereza y'u Rwanda. Abandi bati abarebereye umuziki mu Rwanda baramutereranye, bashoboraga kumugarura amazi atararenga inkombe. Mwita uwo rizagwira Flori cyangwa se umwite Yampano, kubw'impano ye idashidikanwaho n'abantu benshi bumva ururimi rw'ibihangano bye. Ese usigaye avuga ku mbuga nkoranyambaga kurusha abandi bose ni muntu ki? Ubundi saba yahatse inyuma y'umuziki. Ushobora kwandika muri comment umbaza utese ibyo bibazo byose Yampano yakoze yabitewe n'iki? Ibibazo byose uri kwibaza mu mutwe wawe byose tugiye kubivumuza. Wowe icyo ugomba gukora ni ukora subscribe, ubundi ukajya ukurikirana inkuru zacu zicukumbuye n'amakuru yose tukugezaho. Njye wumva nitwa Jo 12 ngo hayi ikaze. Ababyeyi bamwise uwo rizagwira Flori. Avuka mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2000, akaba abarizwa mu myaka ikabaka 26. Nubwo benshi bamubeshyira ko yaba ari kuzuza 21 muri uyu mwaka. Yavukiye ahitwa Mabe mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Rangiro, mu misozi y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Kuva mu cyaro cy'iwabo kugera aho yashobora gutegera imodoka byamusaba gukora urugendo rw'amasaha 2 n'amaguru. Mu mateka ye yivugiye ko akiri muto yari afite nyirarume w'i Kigali. Hashize igihe gito na se aragenda, nyuma na nyina amusangayo, bose baza kwibera i Kigali. Yampano wari bucura mu muryango yasigaranye n'abavandimwe b'Inyamasheke. Ubwo yarageze mu wa 4 primaire, papa yamubwiye ko natsinda amashuri azamusura i Kigali, akajya amubwira ko atuye i Nyamirambo. Yampano yaje kuba wa 3, maze se amwemerera kumusura i Kigali. Yahamaze amezi 2, akajya mwiba uduceri maze akajya kwiga igare. Ari i Kigali nibwo yatangiye kujya yumva ko ibyo yari azi ku maradiyo byari bimwegereye. Urugero ni nka studio ya Touch Record. Ngo yibuka uburyo bamutumaga kuri 40. Umunsi umwe agezeyo akebutse abona studio ya Touch Record, yumva bidashoboka. Byatumye akunda kuhaza cyane, akajya nahitegereza cyane. Nyuma yaje kurabuka bamwe mu bastari nka Ama G The Black n'abandi bose yabonaga bidashoboka. Yampano kandi yigeze kwaka umuntu nimero ya Jay Polly, aramuhamagara. Nyuma Jay Polly yumvise ari umwana aramukupa. Amezi 2 yarahawe yarashize, bamusubiza icyango atabishaka. Saa 9 za mu gitondo bari bamugeje Nyabugogo, baramutegera arataha. Mu cyaro yamaze icyumweru kimwe gusa. Yigiye inama yo kwiba umuceri yari yakuye i Kigali, arawugurisha akuramo 5,000, ari nabyo byamugaruye i Kigali. Mu kuza i Kigali rero ngo bageze muri Nyungwe, imodoka bari barimo ibapfiraho. Abantu rero batangiye kwibaza kuri uwo mwana, bibaza uwo bari kumwe. Yababeshye ko ngo yavuganye na se ari buze kumufatanya Nyabugogo. Uyu munsi wa none kandi ntitwakwibagirwa ko yawuririmbye mu ndirimbo yitwa Uwo Rizagwira, agira ati uzabimenya umunsi imodoka ipfira muri Nyungwe.
uwo munsi kubera imodoka yaje kubatwara yaje ikererewe, byabaye ngombwa ko agera Nyabugogo saa 9 za mu gitondo. Mu 2000 yari asigaranye yatezemo motari amubwira ko amugeza Rwamara aho se na nyina bari batuye. Ise yamukubise amaso ashaka kumukubita ariko nyina amusaba imbabazi. Bwarakeye bajya kumushakira ikigo kwa Busunzu, ahiga umwaka umwe gusa. Yenda kujya mu wa 6 Ise yahise amwohereza mu Bugesera kuko yabonaga naguma i Kigali bizarangira anyweye itabi cyangwa akabikirara. Mu kumwohereza we rero Ise yamuhaye igare, basezerana ko azajya amusura buri weekend. Yahuje n'umwarimu amuteramo umupango wo kumufasha kubeshya se ko bongere Minerval. Niko byagenze. Rimwe na rimwe kandi yajyaga anyonga igare akaza gusura se. Mu gutura hafi y'ikigo cya gisirikare Gako, Yampano yigeze gushaka kuba umusirikare, atangira gutekereza kujya kwiyandikisha mu gisirikare. Mu kwiyandikisha Yampano rero baramwangiye kuko yari afite imyaka mike. Ageze mu wa 3 segonderi yari yatangiye ubuhanzi, afite izina ryitwa Danger. Nyuma yanagiye muri korali y'abarokore akajya bandikira indirimbo. Yigeze kubandikira indirimbo yitwa Yarakoze barayikunda. Rimwe haje amahirwe yo kujya kwiga umuziki ku Nyundo, akora ikizamini aratsinda. Yeretse papa we impapuro zimujyana kwiga umuziki, Ise arabyanga, ahubwo amutegeka ko agomba kujya kwiga ubwubatsi. Yampano yagiye kwiga i Muhanga, ariko icyo gihe yiga ntiyigeze aboneka mu ishuri. Ubuzima yabayeho hano ntajya buvuga cyane, ngo bwari ubuzima bushaririye. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, amanota yabonye yarasuzugurutse cyane. Umuziki niwe yahise ashyira imbere. Aha niho avuga ko yatangiye kumenya n'ibyamamare bitandukanye mu muziki. Nk'uko akunda kubyivugira, ngo umusitari yagiye gukora cya kiyedi nibwo yahuye na Irene Murindahabi. Yahise amwegera aramwibwira, birangiye banahanye nimero. Nyuma y'ibyumweru 2 yaramuhamagaye, amusaba ko amusanga ku isibo yitwaje gitari. Yahise yigiye inama yo kuyitira Kamanyaga Abdul, umusaza wo kubaho. Nguko urugendo rwatangiye kugeza ku makuru y'uko yahawe stage n'umuhanzi The Ben muri arena. Yampano akayikoresha neza ndetse akanahakura abafana batabarika. Nubwo urugendo rwagenze gutyo, ubwamamare bukaboneka, Yampano yigeze yiga ku bukontorora. Ari naho havuye za video benshi muri mwe mwarazibonye. Yaje gufata umwanzuro wo gushaka umugore, gusa ntibyaje kumuhira kubera ko yitaga umukunzi we niwe wamugejeje ikirego muri RIB. Ni nako yaje gutabwa muri yombi. Ndakeka niba ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane nka Instagram, TikTok, YouTube n'ibindi. Nkivuga TikTok uhise wumva ibya Godfather. Godfather ari mu bantu ba mbere bavuze kuri Yampano mbere yuko RIB butangaza ko yatawe muri yombi. Godfather niwe wanze gutangaza inkuru kuko yari yamenye amakuru ko Yampano yatawe muri gereza. Indirimbo zuzuye ubutumwa n'imyandikire idasanzwe, kuba abantu barabonye kwangirika kwe bakamutererana, kuba akunzwe n'abatari bake yaba mu Rwanda ndetse no hanze yabo, kuba asohora indirimbo nyinshi kandi zose zuzuye ubutumwa bukakaye. Ibyo n'ibindi navuze nijye bigira Yampano wariwe. Sinabura kuvuga kandi ko Yampano imyandikire ye wumva bavugamo ibintu bikomeye yanyuzemo cyangwa ibindi abasa nk'uri kwihanuriraho. Ngayo nguko rero ngayo amateka ya Yampano uwo rizabwira Flori. Ndakeka iby'ingenzi bashakaga kumenya wabyumvise. Intanso y'ikiganiro cy'uyu munsi wakoze kubana natwe naho ubutaha. Njye wumvaga nitwa Joe 12. Ndabakunda cyane.